Ndabasuhuje basangira ngendo bakunzi bacu mwebwe tubana umunsi ku wundi hano kuri MC Kabosi Empire. Nge tugiye kubana uyu munsi ni Kabosi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwebwe mwese rwose tubana hano mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka mbasuhuze rero abantu bari imbere mu gihugu muri ya gereza yacu nkuru, mbabwire nti mwihangane. Ubu turimo turabyina intsinzi, ubu turimo intambara turegeza ku musozo rwose. Mu minsi mike yiri imbere umuntu turaba dufite kwishira tukizana muri rusange, abantu muri Afurika yose muri rusange twakamuka n'amazi magari rwose. Namwe turabasuhuje, tuzoje abakongomani tunabihanganisha bari mu ntambara zidashira, tubabwira tuti mwihangane, nta mvura idahita, kandi ibi ngibi ntabwo Imana yabirebera gutyo gusa. Uko byagenda kose ukora ibi ngibi agomba kubyishyurira, agomba kubiryozwa uko byagenda kose, ntabwo ashobora gupfana ideni. Ubwo rero ndabashimiye cyane mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi, kandi niba uri mushyashya rwose tukwifurije ikaze, ngwino tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Inkunga yanyu yo kurayikinga, subscribe, gusharinga, gukomantinga nabyo turabona rwose ni iby'agaciro gakomeye. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi ni nk'uko bisanzwe turi buze guhera ku rugamba. Nitumara kujya ku rugamba turarebera hamwe ibijyanye n'aya masezerano arimo aravuza ubuhuha n'ibi bihano birimo birafatirwa agatsiko muri rusange. Abantu benshi bakomeje kugenda banyandikira baza ati ibintu byifashe bite. Ibyo byose nibyo tugiye kurebaho muri rusange. Mbere y'uko ntangira ikiganiro cyacu ninjira ku rugamba, ndagira ngo manze nsubize umuntu witwa Pascal Buturana. Uyu nyanyandikira kuri email ambaza ngo ibi mvuga ngo mba nabibwiwe nande, ngo ibyo ngo ninde wabintumye ngo kuvugira abanyarwanda, ngo ninde wabintumye mbifitemo nyunguki. Ndagira ngo mubwire yuko atari abanyarwanda bonyine mvugira, nanjye ubwanjye ndivugira, kandi mubwire ko nk'abanyarwanda twebwe dufite uburenganzira. Usibye no kugira uburenganzira ni n'itegeko, nitwe tugomba kurwanirira igihugu cyacu, tukava muri ibi bintu by'ibinyoma baza bakatubeshya ngo Kagame ngo abitubereyemo, natwe tukicara tugatimaza. Dore ibyo atubereyemo ni ibingibi barimo arakorera abanyekongo. Mu minsi iri imbere rwose turaba turi ibicibwa ku isi yose, hejuru y'umuntu umwe watubeshye ngo abitubereyemo ntabyo atubereyemo. Umuntu umwe nibwo udashobora kubiberamo miliyoni 10 z'abanyarwanda. W'ibyo yibe abamo n'ibyiwe n'inyungu ze n'umuryango we ku giti cye. Natwe rero nk'abanyarwanda tugomba kwirwanaho. Ubwo ndagira mubwire rwose ibyo mvuga ntabwo wabintumye, nuko ngewe mparanira yuko igihugu cyacu cyajya mu maboko mazima, abanyarwanda tukongera tukabaho tugasabana nk'abanyarwanda, pana kubana turyana nk'abanyamahanga. Kandi ndagira ngo mbabwire abanyarwandakazi ko turimo turabigeraho, turimo rwose turabigeraho. Mu minsi mike turaba turi kubyenjoyinga, mu minsi mike turi kubyenjoyinga. Ubwo rero ndagira ngo mubwire nti rwose ntawe ubintuma, ibi ngibi nkora ndabyikorera ku giti cyanjye nk'umunyarwanda, nk'uko n'undi munyarwanda wese abiharanira muri rusange. Abantu nk'aba rero ntimukajye bose mujye mubamagana. Abangaba nta kindi bifuza, abana bari abakozi rimwe na rimwe ba Sofiya ntawamenya, abafite n'ibindi bintu bibagenza, aho kugira ngo aze dushigikira ku rugamba, aho kugira ngo aze avugira abantu b'inzirakarengane zidafite uko zivuga, we araza gusa ngo kuvugira abanyarwanda. Ninde wabigutumye ngo ubikurahe? Biri mu nshingano, ndetse kutabikora ni icyaha gikomeye cyane. kandi mfite ukuntu nabivuga abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange bakava kuri iyi ngoyi ya FPR inkotanyi. Dore naho tugejeje ko hatoroshye cyane cyane, ko nayo ubu ngubu imeze nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Ubwo rero reka duhere ku rugamba, duhere muri Kongo. Intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo mwabonye hari ko baha amanama n'ibiki byose turabigeraho, ariko intambara zirakomeje. Ndagira ngo mu minsi yashize nababwiye muri Minova uko byari bimeze. Uyu munsi cyangwa se no mu ijoro ryakeye muri Kahe haraye imirwano ikomeye cyane, ndetse n'uyu munsi niko byiriwe. Usibye ko muri aya masaha y'umugoroba bisa nkaho bitujemo gatoya,
mu masaha ari imbere bishobora kongera gukomeza, bagakomeza imirwano. Impunzi ni nyinshi zirimo zirahunga, ndetse igice kinini cya Karehe RDF killing machine M23 bakubiswe na FARDC Wazalendo ku buryo bikomeye cyane. Kugira ngo mumaze kubimenyera uburyo FARDC Wazalendo ibyo bakorera aka gatsiko, ukuntu bagakubita, mumaze kubimenyera rwose ko tuyikurira ku isoko tukayabazanira tukababwira uko byagenze. Mumaze kumenyera ko ya mizindaro yabo yo gusa ihaguruka ari uko bagiye gukora za propaganda, ariko iyo ari mu rugamba barimo barakubitwa nka guke bikomeye cyane, kugira ngo nta kintu kiri kuba, ibintu ni amahoro. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko baraye batakaje abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano iri kuba, ndetse no kuri uyu munsi ku mirwano y'irwa nabwo haguye benshi. Iyo tuberetse rero abantu bafite udupeti, abantu ba koroneri, ba sureta n'ibiki byose baba baguye kuri uru rugamba, noneho wibaza abasirikare batoya baba bahaguye. Iyo mubonye iya bitangazamakuru bikomeye cyane bivuga ati abasirikare barenga 100 RDF bamaze kuba kuri ubutaka, abangabo ni babandi b'abanyacyubahiro bajya gushyingurwa hariya, babandi bakomeje bafumbira ramacya, abandi tujya tubereka umunsi kundi bara ntago baba bavuze. Ubwo rero ndagira mwumve ibintu aho bigeze. Agasiko rero kongeye gutakaza abasirikare benshi cyane. FARDC Wazalendo rwose bihagazeho, bakoze akazi katoroshye. Ndetse iyi mirwano ubwo yaberaga ahangaha yahabaye bikomeye cyane, bakomereza n'ubundi ni nkavuga ko ari nko muri iyi ntara cyangwa se muri teritwari muri Bushaku, naho bakomeje, niyo imirwano ubu ngubu igeze. Ndetse RDF killing machine ikaba yirukanse igahungira mu gace kitwa Nyabarongo, bana Nyabarongo yandi y'iwacu mu Rwanda. Iyi niho rwose ngo RDF killing machine yirukiye, yagiye ibaye yitsimbye kugira ngo ibanze iruhuke, inyange ibanze yakire n'abandi basirikare bagomba kuza kuyifasha kugira ngo imirwano ikomeze. Rero impunzi ziri kuva muri bice ni nyinshi cyane, abantu barimo barahunga birukanka ku bwinshi, abantu barimo basivile barimo barapfira muri iyi ntambara. RDF irwanira Kagame, badafite ibyo barwanira mu by'ukuri. Ubwo rero inzirakarengane zikomeje kuhapfira ni nyinshi cyane. Aho hari ku rugamba, reka twinjire n'ubundi none tuze hano mu buryo bwa diplomasi, haba mu biganiro biri kuba, haba mu bihano byafatiwe aka gatsiko, twongere tubirebere hamwe kugeza isaha aho bigeze. Iyi saha aho bigeze, ibintu birashyushye, ndetse kugeza kuri iyi saha, usibye kuba FPR Inkotanyi killing machine na RDF yabo umutwe w'iterabwoba ukora kinyeshyamba, udakora gisirikare, idakora igisigare cya kinyamwuga, barageraniwe. Ariko muri uko kugeranirwa kose barimo barabishinja umuntu, birimo birashinjwa, ibi byose biri ku mutwe witwa wa wundi wiyita ngo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ngo ni Olivier Nduhungirehe. Uyu Olivier Nduhungirehe ibi byose niwe biri ku mutwe. Iyo Olivier Nduhungirehe niwe muntu wagiye ajya gusinya ibintu by'amasezerano ya Rwanda. Igihe cyose twabonaga yagiyeyo, yazaga avuga ati Kongo yemeye ibi, yahagera tukabona wa mukongomani waje gufasha agasigo ngo ni Royande Makoro, ari kuza akamuvuguza ati ibi ngibi wasinye ntabwo ari byo, ntabwo ariko bimeze, waguye mu mutego. Nduhungirehe rero yakomeje kugenda azambye ibintu ku ngoma y'agatsiko, ndetse uyu munsi arageraniwe, ntabwo amerewe neza. Ibi byose nibo bari kubishinja bati dore niwe wagiye gusinya ibi bintu byose. Ibi ngibi nibyo byaje kumugezaho u Rwanda nyine rwanze gusinya ejo bundi ku itariki 15 z'ukwa 12, rwanga gusinya
nibwo rwaruvumbuye yuko rurimo ruragwa mu mutego, nibwo rwavumbuye ko rwishoye mu bintu byo kurucisha umutwe. Aka gatsiko nibwo kabivumbuye karavuga bati ibi bintu ntabwo bishoboka, ndetse n'aya manama arimo araba ubu ngubu, impamvu mubona aba baperezida bamaze kwisobanukirwa batitabiriye iyi nama ni uko aba ngabo ubwabo bahamagaje iyi nama ni abagambanyi. Iyi nama yahamagajwe na Kasongo Ruto. Uyu Ruto niwe washinze icyitwa AFC. Iyi AFC bayishinga wari umugambi cyangwa se wari umuvuno, nibyo bari batekereje yuko mu gihe Tshisekedi agiye kuganira na M23 atagomba kuganira niyo M23, agomba kuganira na AFC. Kubera iyihe mpamvu? Bashinze AFC nk'umutwe wa politike ariko ngo ufite igisirikare cya M23, ariko ni RDF killing machine. Ibi ngibi rero diplomasi ya Tshisekedi yabashije kubibona, ntiyabyemera, ntiyabikunda, kubera yuko aba bagabo nabo, aba bagambanyi ndaza kubabwira mu kanya, bari bamaze kubona yuko iyi M23 birazwi neza ko nta burenganzira bwa muntu irwanira, ahubwo yo irwana no gucukura amabuye y'agaciro. Icyayo ari ukuzigakora barikanizasiyo, gacamo Kongo kabiri, abazungu bakajya baza bagacukura amabuye y'agaciro ntacyo bikanga. Bimaze rero kwinjira mu nzira ya diplomasi, baratekereje bavuga ati nta kuntu RDF killing machine izaganira na leta mu bijyanye na diplomasi, mu bijyanye na politike, kandi bo bari gukora intambara y'ubucuruzi, y'ubusahuzi, y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bigira inama yo gukora AFC. Ubwo rero sinibaza ukuntu perezida Tshisekedi yari kwitabira iyi nama. Hamwe n'u Burundi bwarisobanukiwe, mu gukora ibi byose Burundi bwagombaga kubigenderamo, Kongo nayo yagombaga kubigenderamo. Aya ni amateka tuzi twese, n'umuntu utayazi yagiye ukayashaka akanabaririza akabimenya. Ubwo rero niyo mpamvu yashimye bakora AFC, bavuga bati mu gihe habayeho ibiganiro tuzatega umutego leta ya Kongo igomba kuganira na AFC. Muri diplomasi rero ya Kongo nziza cyane nakunze, bagakora ikintu kimwe gikomeye nabashimiye, kutitiranya umwanzi, bakamenya umwanzi bahanganye nawe ko atari M23, ko atari AFC, ahubwo ko ari u Rwanda bahanganye narwo. Abantu mushobora kuvuga muti none se Museveni we ntabwo yarafatanyije na Kagame? Yego nawe ayirimo, ariko Museveni afite ukundi kuntu we atwara ibintu bitandukanye n'inkotanyi. Nabwiye ko inkotanyi RDF killing machine, umutwe w'iterabwoba cyabo no kwica no kurimbura, bagafata ibyo batwara. Ariko Museveni washyiramo ka kantu navuga ko ari akuburyarya. Ndagira mbabwire ko nyuma y'uko Tshisekedi asheshe bya bintu by'amasezerano byanyu byo kuvuga ngo nta Kagame barakanze muri Kongo, bavuga ngo tugomba kukugera wowe ugomba kuba uri perezida gusa, ariko intego nshinga amategeko n'ibiki byose akaba ari twebwe ntubihindura, akaba ari twebwe tubikontorora, ntahandure ya mavunja. Icyo gihe Museveni nawe yarakiri ku ruhande rwa Kagame 100%, ndetse bahamagaraga Tshisekedi bakamukoresha ibyo bashaka. Ariko guhera umunsi Tshisekedi yisobanukira akavuga ati no, ntabwo ngiye kuba nanjye perezida w'ikigwari, ibintu ndabyanze, ngiye kugobotora abakungumani, ngiye kubakura kuri iyi ngoyi. Perezida Museveni yahise abona yuko amazi atekiri yayandi, yahise akora icyo bita nko kugendera mu kizuru cy'imodoka, yahise yinjiramo imbere ajya kwikorera udusezerano hariya muri Kongo, avuga ati musaza ndagushyigikiye. Niyo mpamvu munisa mubona bakora utuntu tw'amasezerano ngo two guhashya ibiki byose byo gukora imihanda, byo gukora ibikorwa remezo runaka, mu gihe inkotanyi zo zari zikirwana gusa no gushyigikira M23, ndetse zikabikora ku mugaragaro, zikagenda zibikora ku mugaragaro kugeza aho iyi saha amahanga yose abagereje bageraniwe, bagezwaho bavugirizwa induru n'abanyarwanda,
Afurika yose n'isi yose muri rusange. Na wa wundi baba bakomenaga amashyi nabonye bavuga ngo umuperezida ngo muri Afurika ngo mwiza cyane ngo ni Kagunyori Sofia, kugeza isaha bari kumutegeka bamubwira ati ibyo ukora n'ubwicanyi turakwamaganye ndetse turanagutegetse, ntabwo tubigusaba, ntabwo tubi kuvuga ngo turagufatira n'udakora ibi, ugomba kuva ku butaka bwa Kongo kandi ibikorwa remezo washize wangirije ugomba kongera ukabyubaka. Iyo tugeze ku bintu byo kubaka ibikorwa remezo yangirije ni urundi rwego, n'iwacu birahari byaramunaniye iyi saha. Kugeza iyi saha ni ibibazo bitewe n'uko ntibagisavayivinga, ntibashoboye kubaho badafite Kongo. Abangaba rero barageraniwe. Mwibaze noneho iyi Kongo u Rwanda rudafite rwabaho rute, ndetse n'amahanga na za Amerika, Uburayi bwose. Impamvu mubona bwibanze muri ibi bintu, ubona mu munsi mubona nabwo bwatangiye kujya bwirwa buvuza induru bati Kisekedi turakwiyamye ntugirana amasezerano n'Uburusiya, ni uko bazi yuko 100% bakeneye kubaho bumvikana na Kongo bakorana nayo, kuko ubutunzi bw'isi bwose burunze hano muri Kongo. None wibaze nkatwe nk'abanyarwanda turi iki gihugu twakabaye tubanura nk'abanyafurika, none nko muri Afurika Kongo ko ari wo mutima wa Afurika, ubyange cyangwa ubyemere, Kongo ni wo mutima wa Afurika. Umva twebwe twakabaye kuba turwana kuri Kongo bingana iki? Ariko abavantara b'abakozi ba Amerika nyine bo nta ibyo ngibyo ntibibareba. Icya mbere ni uko bareba ko bisha abaturage bagakuramo ibuye bakarishyira mpatse ibihugu. Uyu mushinga wabo rero warangije kugwamo amazi, ubu ntibigikunda. Niyo mpamvu mubona rwose gatsiko kageraniwe, nuko umuzungu nta cyo kikabonamo. Ndetse n'ibi byose mubona bari gukomeza kugenda ngo bari gufata ibice, nababwiye aho barimo barwanira nyuma y'uko ngo bafashe Goma, bigamye ngo bafashe Goma. Ibi byose byo kurwanira muri ibi bice ntabwo ari uko mpatse ibihugu yabibatumye, ahubwo barimo barabikora kugira ngo barebe yuko uyu mpatse ibihugu wabatakarije icyizere yabagarurira icyizere. Kandi ahangaha amazi yarangije kurenga inkombe. Uko barwana bakomeza gufata ibice, bashaka gufata ibice, ni wo mwaka wabo, niko kuva ku butegetsi kwabo. Niyo mpamvu tuzana tubagiye umunsi muti nimukomeze musonge mbere. Impamvu mukomeje gusonga mbere ni uko ari kugusatira urupfu kwanyu. Kandi ikindi, iyi ntambara Kagame wamaze wafatiwe ibihano agategekwa vuba na bwangu ko noneho ari itegeko ko agomba gukura ingabo ze muri Kongo. Ntabwo bivuze ko nazikurayo gusa biraba birangiye, ntabwo bivuze ko nakura izi ngabo zo muri Kongo biraba birangiriye aho ngaho Kongo irabaye amahoro. Hari inkiko zimutegereje kandi izi nizo mbi. Icyo gihe ni ukuza bose bagahita babatera ikamba. Umuntu wese uzi ko ari muri cya gikaye cy'umuryango wa FPR Inkotanyi na Killing Machine RDF benshi cyane rwose bagatega ikamba. Abanyamakuru bose mubona birirwa bogeze intambara hariya bagiye muri Kongo, bose bakajya mu buroko bakajya kubiyozwa. Kandi kujya mu butabera nibyo bibi cyane. Niyo mpamvu Kagame n'iterabwoba ryiwe RDF M23 bagomba kurwana iyi ntambara byanze bikunze. Ntabwo afite gusubira inyuma. Nimwumva bakomeje kurwana, nimubona binjirira ku mipaka, iyi ntambara yarabarenze. Ariko kubarenga kose nuko nta mujyanama bagira. Abantu bose bari abanyabwenge, bari abahanga, bamaze kubica. Ubu ngubu gusa bakora ikije mu mutwe nicyo bahita bakira imbere. Wibaza abantu akanama karoni kaba kateranye bakinjira ku mugaragaro bakajya muri Kongo gutera, bavuye mu Rwanda, bavuye i Kigali. Umuntu uribaza abantu batekereza bati? Nta nubwo bashoboye kwitsimba bavuga bati M23 fata ibikoresho, ntidushaka kamera, ntidushaka ibiki, mugende mu Rwanda, ntidushaka ko itangazamakuru ryo mu Rwanda ryanditse ibintu bijyanye na M23. Reka da, bityo ni za propaganda bari kugira ngo bashimishe umuzungu. Iyi ni ya ntambara twabwiye tuti ntabyo bafite barwanira. Niyo mpamvu bakora ibi byose by'ubugoryi. Iyo bafite icyo barwanira kizima ntabwo twakabaye tubibona gutya. Ariko kubizana gutya umunsi ukundi ku itangazamakuru ukirirwa bavuga, dore niba umunsi nabonye Nduhungiro yiriwe yisobanura, nabwiye Kagira niwe barimo baramukanda cyane, n'abayirande makuru n'abandi bose. Nta kindi barimo barashaka kwereka amatsi y'uko bari mu kazi, kakazi none ubu ngo bakageze kure.
ariko ibi ngibi ntibigikunda. Umukongomani yamaze gucana ku maso, yarisobanukiwe diporomasi ahangaha higeze, igeze kuri rwa rwego hasigaye yo kuvuga ati ni ukurasa Kagame Kagonyori Sophia, ibintu bigahita birangira, intambara zayo rwose zikaba zirarangiye. Ibijyanye n'aya masezerano, n'abo bantu nabonye bivugishwa ngo Kisekedi ngo yemeye kuganira, nabonye mu muzindaro w'i Kigali ngo yemeye kunga ibiganiro, ubundi hari ryatemeye kuganira na M23, kandi zose n'izi nama ziri kuba bashingira ku kintu kimwe, hari amasezerano ya Nairobi, ayo ngayo niyo mugomba kugenda mugasinya. Avuga iki? Aravuga yuko niba mushaka kuganira na leta, nimurambike intwaro, ibice mwafashe mubivemo, musubire inyuma, mumanike amaboko, muze tuganire, abakoze ibyaha babiryoze, abandi muze mu gisirikare, abandi musubire mu buzima busanzwe. Bakagongwa na cya kintu kimwe cyuko M23 atari abakongomani, ari abanyarwanda. Bazakura hehe ibitamburisho? Bazakura hehe ibyangombwa by'abakongomani? Bazavuga ko baturutse ku tundi dusozi. Iyo niyo mpamvu batagomba gusubira inyuma, bagomba kurwana kugeza bapfuye. Niyo mpamvu umunsi ku wundi mubona binjira, niyo mpamvu ku wundi mubona ibiganiro bashaka kubyanga. Ndetse ndagira ngo mwatangiye kubona ko Sophia Kagame Kagonyori yatangiye guhamagaza amahanga yose, yatangiye kuhamagara, atangiye kuvuza induru ati nyabuna nimumpuze na perezida Kisekedi. Biba nyuma yaho aba baperezida bo mu karere cyangwa se n'abamatsihugu bamaze kugaragaza uruhande bahagazeho. Ibi bintu ubundi bikimara kuba Sophia kanga gusinya, byahise bica, nahita ko byahise bica mu kabiri ibi bihugu. Twase tubona umuntu ushigikiye Kisekedi, tubona umuntu ushigikiye Sophia Kagonyori. Kugeza ubu ngubu twamaze neza kumenya bidasubirwaho yuko perezida wa Fashi Beto ari kumwe na Evariste w'u Burundi, ari kumwe na Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, ndetse ntabwo na Lorenzo ntabwo twamwibagirwa wari umuhuza, n'abandi ndavuga baba hafi. Kagonyori wacu rero nawe nta wundi umushyigikiye, ni Kasongo Ruto wacu wo muri Kenya, na Museveni w'ikirumira habiri, ndetse n'amakoro ukomeje guteza akaduruvayo kugeza kuri iyi saha. Ndetse mwabonye bavuga yuko rwose ngo Kagame yahamagaye Makoro agira ngo amusabire yuko Kisekedi ashobora kwemera kuganira na Kagame. Kisekedi yabyanze. Kubera icyo agomba kubyanga, hari aho bakagombye kuba bahurira, Kagome yanze, yasuzuguye, ntibajye kubahurira. Ibi rero iki ni ikintu agomba kwishyurira byanze bikunze. Ngira ngo mwabonye ahamagaye n'umuyobozi wa Senegal bati nyabuna muvugisha turebe ko yaduhuhiramo tukavugana. Yomeye guhamagara Lorenzo ati nyabuna ubu noneho ndabyemera, murebe ukuntu twaganira biranga. Yongeye kunyura muri utati nyabuna mu muhamagazi turebe ko twavugana biranga. Ibi ngibi byose bikajyana ku kintu kimwe, umukongomani yamaze kwisobanukirwa, nta cyungubu wamubeshya. Ikindi Kagame aho yari yiringiye byandi yikomanga mu gatuza ngafite ubwirinzi n'ibice byose byamaze kumurangirana. Nyuma yaho nduhungirehe rwose yagiye ajya gusinya, yagerayo akiyumvira gusa ngo bavuzemo FDL iri kuyirwanya, agatavuga ati muzane nsinye. Ntamenye ko asinye ko yemeye ko u Rwanda rufite ingabo 4,000, ntasinye ko ntiyibuke ko yasinye ko bemeye yuko bafite intwaro ku butaka bwa Kongo. Ibi byose bagiye kwiruturuva biruturuva baraguye mu mugozi badashobora kwivanamo. Ugire rero nduhungirehe nimubona kwikora muri izi mbuga nkoranyambaga buri munsi we na Kagame, kwikura muri iki kibazo byarabananiye, ariko navuga ko ari Imana yabikoze kugira ngo irangize aka gatsiko. Abakongomani bakomeje kugwa muri iyi ntambara ya Paul Kagame, Sophia n'aba Kabarebe n'aba Muganga babiraka n'abande bose ni benshi cyane. Ndetse ibyo bari gukora muri ino minsi biteye ubwoba, navuga ko rukurusha ikindi gihe cyari cyose. Barimo barica abagabo, noneho ntabwo abamama gusa ari kubafata ku ngufu, ndetse no kubica bakasigaho basigatije abana b'impinja ari bazima. Abana b'impinja bakaguma mu maboko y'ababyeyi babo bapfuye babishe.
mwumva ubunyamaswa bw'inkotanyi aho urugero buriho kugeza iyi saha. Ndagira ngo mubyumve neza, ugasanga ukaba kubona umwana ari mu mugongo w'umubyeyi bamaze kwica umwana ari muzima. Mwibaza abo bana bazakora bameze bate? Bumva mu matwi yabo ngo ni abanyarwanda babikoze. N'umuturage ntabwo uzamubwira ngo yari leta yari iriho. Iyi saha dufite icyizere bitewe n'iki? Tshisekedi azi neza umwanzi we ko atari umunyarwanda, azi neza ko ari aka gatsiko k'abavantara, kari abakozi ba Masihirwa babayaya bohereje ngo baze gukora cyangwa se ngo baze kuduruvanganya Afurika muri rusange. Wenda ako niko gahengekero, ariko ibibazo umuturage wo hasi udashaka kubimenya bizagenda bite niyo mvuga umunyarwanda niwe wamwiciye mama wari umwana? Iyi killing machine rwose ni RDF iri gukora ku butaka bwa Kongo, ntabwo ari iby'i Rwanda ndetse nta nubwo ari iby'abantu bazima, ndetse rimwe na rimwe hari igihe ubona ukibaza aba bantu bajya gukora ibintu muri aya mashyamba batuvukamo nk'abanyarwanda cyangwa ni abandi bava mu ahandi hantu tutazi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo rwose nyuma y'uko iyi killing machine ishinzwe gufata abagore ku ngufu, burya ibintu byaje gufata abagore ku ngufu biba byabaye ibindi, ndagira mbabwire ngo rwose vuba aha bidatinze, ejo cyangwa se ejo bundi turaba tubyina intsinzi yuzuye, iri furu yuzuye itajegajega. Nshimiye n'abanyarwanda rwose bamaze kwisobanukirwa bakamenya uru rugamba turiho ko ari urwo kwibohora, bagata cya kintu cyitwa ngo bibabereyemo, nta muntu ugomba kubikuberamo, wowe nk'umunyarwanda ugomba kubyiberamo. Ubwo rero ndabifuriza rwose, mbashishikariza urubyiruko guhaguruka tugafatanya kuri uru rugamba rutoroshye rwo kwirukana inkotanyi, tukazirukana burundu kugeza aho iki kintu cya Abatutsi Empire rwose kigomba kwibagirana, n'umuzungu wari ugifite mu mutwe bikarangira, akamenya yuko Afurika mu ngubu igomba kwigenga, ifite abategetsi b'abapanafurika ndetse ikagira abategetsi batari abagambanyi batagambanira abaturage, ndetse n'ushatse kubikora rwose twebwe nk'abaturage tukaba turi hafi kugira ngo tumwamagane twivuye inyuma. Ubwo rero dushimire rwose leta ya Tshisekedi muri diplomasi ihagaze neza cyane. Kugeza iyi saha ibintu biracyari mu murongo 100%, ndetse igisigaye ni ukumva gusa Sofia barangije kumuta muri yombi cyangwa se bamutuzaniye turi kumuryoza ibyaha byose amaze gukora, haba mu Rwanda no muri Kongo ndetse n'isi yose muri rusange iri kumubaza ibintu yakoze. Mutajya mumubona ubu ngubu ari gukubita ineza, ari kuvuza induru, mugire ngo agerageraniwe, ageze habi, ageze ahantu asigaye nta n'urwara rwose rwo kwishima. Ibintu ntabwo bimworoheye habe na busa, ntabwo bimworoheye. Afurika y'Epfo ntibigomba kumworohera bitewe n'amakosa bakoze bo kwica abasirikare Afurika y'Epfo, kongeraho n'abakongomani. Uko umunsi ugenda, uko umunsi ushyira umunsi ku wundi, inkotanyi zigenda zikora ibintu biziganisha ku mpera, ku ndunduro, bari kugenda bagwa mu mpanga. Ndagira ngo mbabwire rwose ko tugomba kwitegura intsinzi vuba aha ngaha ya yindi yuzuye. Abantu rero mugihangayikishijwe na killing machine rwose, ndabwira ngo iyo urugamba rukomeye rugiye kurangira, ubu turimo turerekeza mu ntsinzi idasubirwaho. Reka rero mbashimire mwebwe mwese twabanye muri ikintu kiganiro, mwebwe mwese tubana umunsi ku wundi, mbabwire nti turabakunda kandi izi mpinduka mukomeze kuzigiramo uruhare rwanyu uyu munsi mufite, murukomeze kandi murwongere, mukomeze kudufasha no guhugura abandi bagishyigikiye uyu mutwe w'iterabwoba kugira ngo babashe kuvamo, twubake rwa Rwanda rwiza rwuje umutekano, rubanye neza n'ibindi bihugu. Reka rero mbashimire, babwire nti mwakoze kubana natwe, reka twongere gusubira ku munsi w'ejo, turabakunda.